kiriya ni icyokere kandi ntabwo arusha abantu gukunda RPF, arusha abantu gukunda FPR. Njyewe naratoye 2003, 2012 na 17 n'ejo bundi amatora n'abanzatora abantu nka Mutabazi, ariko kuva icyo gihe babaho. Buriya umugenzuye yajya nko gutora urupapuro yatoreyeho gacaho nk'akantu cyangwa ukandikaho akantu, ushobora gusanga yatoye ikintu watungurwa nkawe, ariko njyewe ibyo yakora kwaba ari ukujijisha rubanda ntabwo byantungura. Kiriya ni icyokere no kuyobya rubanda. Mureke guca ibikuba no kuyobya rubanda. Biriya no guca ibikuba no kuyobya rubanda bya Mutabazi. Mutabazi mbere natangiye yabanje kundakaza, none sigaye numirwa. Uravuze uti Mutabazi yarimiye abantu hitaka, kandi ejo nabonye Dumba nawe agutunga agatoki. Gofete Dumba sibye ko Mutabazi we akarishya, ariko sinamutandukanye na Mutabazi, sinamutandukanye na Dorimbogo. Dumba sinamutandukanya na Barafinda. Kurega ugasanga afite ibipapuro by'uko arwaye mu mutwe, ndakavuga yatubareza umusazi. Ariko akamembo si Dumba gusubizanya nawe ni nko gusubizanya n'imbobo. Right, Jalas Official TV turabasuhuje, tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Uyu munsi ndi kumwe na Jean Paul Nkundineza, mumenyereye n'ubundi dukunze kubana, wasezeye mu gisata kimwe ariko bitavuze ko ubunyamakuru yabuhagaritse. Niyo mpamvu tugiye kuganira ibindi bitari ubutabera, ariko nabyo ni ibyubaka. Ahanini ibiganiro dukora byose ni mu nyungu z'abadukurikira cyangwa se z'abanyarwanda, kugira ngo tububake tugendeye cyangwa se tukoresheje ibitekerezo dutambutsa kuri iyi chaîne. Jean Paul Nkundineza, nguhaye ikaze, wiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Uri koroherwa ko biri kose? Rega kurwara ni ngombwa kugira ngo n'amafarumasi akore, umuganga byuzuzanye. Nabonye ejo nawe uri mu bitabiriye umuhango wo gusezera bwa nyuma kuri Iva Buravan. Mu mboni zawe ibyo byose wari wamutabaye nk'umuvandimwe, nk'umuntu wamenye, ariko ibyo byose ntabwo ijisho ry'umunyamakuru risigara. Ubu ukiri umunyamakuru, ni iki wabonyemo? Donc ishusho wabibonye ute? Wabonye nk'uduha comment yawe nk'umuntu wari uhari. Mu minsi yose yaba ari ikiriyo n'iki, nahabaye iminsi ine n'umunsi wo gushyingura urimo, mba ni myinshi, nkigomwa nkajya ku kiriyo. Mu ijambo rimwe nabonye urukundo yari afitiwe nawe atarazi, ntekereza atarazi, yari afitiwe n'ingeri. Iyo mvuze ingeri ni mu myaka, mu byiciro by'imyaka myinshi. Buravani mu minsi mike yabaye ku isi, sinigeze mwumva muri beef z'abahanzi. Yagiye akora amakorabo, sinzi niba yarakoraga korabo akishyuza, ntabwo mbizi, ariko nta beef. Rero umwana utarakundaga cyane itangazamakuru cyane ngo hore yarishyuhiye, abenshi baramusangaga. Rero ejo nabonye yaratabawe ku rwego rwe. Ishusho y'umuhanzi munini, yatabawe nk'umuhanzi munini, ubundi ni kuri abahanzi banini baba bakwiye gutabarwa. Itangazamakuru, uvuga iki ku itangazamakuru n'imyitwarire yaryo muri rusange mu bihe nk'ibi? Cyazajya rimenya igihe cy'imikino n'igihe kitari icy'imikino. Ntavuze ijambo rikomeye, nta titre no kurwana ku nkuru cyane. Kamera nka umunyamakuru w'Umudage wagiye muri Sudani y'Epfo, akabona umwana igisiga cya igo kigiye kumurya, akabanza gutagetinga iyo foto. Kumubona cyamwatatsa. Donc harimo abanyamakuru, harimo ibinyamakuru
biba bipima ahantu umukobwa ari kurira umukecuru umutima wo gutabara ukabona ni mukeya ariko ntabwo ariko bikwiye kugenda bucya bwitwa ejo. ntabwo ndi butinde cyane kuri icyo kintu kuko ntabwo aricyo cyanzinduye. bahawe ngo umwanya ngo bafate amashusho n'ibiki. Mu nama nagiyemo hemejwe ko Buravan yari afite channel ya YouTube yitwa Buravan, ahari hemejwe ko ibintu byose bivuga ku buzima bwe n'ibyamuranze n'amagambo bifatwa n'iyo chaîne, ahubwo ngewe na Kesitu n'igihe ntabwo nari kubyemerera. Iyo nza ko afite ubushobozi bwimitse cyane ariko kuvuga okay, si urukundo rwishi cyane, harimo na business, reka bice ari nacyo cyubahiro byamugombaga, kugira ngo n'uzashaka ibijyanye n'umuhango wa Buravan igihe yapfaga muri 2022 ajya kuri iyo chaîne kugira ngo bigire. So abanyamakuru ibaze n'ibinyamakuru 3 byemerewe 2 nabwo habayemo kantu kakavuye, ukabona abantu aho kuza gutabara bari ku televiziyo mu gikari, ntabwo byari bisaba. Ntacyo, reka ne kutinda kuri icyo kintu, ahubwo n'ubundi njye ku bindi. Wow, classique. Turi muri Classic Hotel, ahantu heza cyane, ishami rya Kigali. Buriya mfite amatsiko yo kuzareba ishami ry'i Musanze, Classic Lodge. Classic Lodge ishami. Nimpa kujyana nzakwishyurira ibyo kunywa ibyo kurya wishyura. Ntabwo mfite ubushobozi bwo kukwishyurira karaseka byose. Ntabwo bangwatira ariko naba nishyize muri 18. Ariko nzakujyana one day twakora n'ikiganiro n'abantu babone n'itandukaniro ryaho n'ishami rya Kigali. Hari itandukaniro byo. Ibyo byose rero wenda reka tube tubivuyeho, turimo dutangira ikiganiro. Ntabwo nshaka ko tuza kumara umwanya muremure, ariko mu minsi ishize abakozi b'Imana bateye comment kuri mugenzi wabo Apotre Mutabazi cyangwa se Mutabazi Kabarira Maurice, bati rwose ati ntabwo ari wowe ukunda perezida kuturusha ku buryo wakwiyandikamo PK, ku buryo n'abantu benshi bakomeje kugenda babyibazaho bati se uwo muntu n'umukozi w'Imana, ati se abarizwa he, ku buryo abantu batangiye kumugiraho confusion nyuma y'imyitwarire igenda imugaragaraho. Mbere yabanza ashyiramo uturongo abantu ntibabitindaho, ariko ubwo yandikagamo PK wabonye ko ni ikintu abantu bateyeho comment benshi cyane, ariko mu buryo butandukanye. Mu mboni za Jean Paul Nkundineza, niba waramubonye ukaba usanzwe uzi donc abantu bafite ku mutima ikintu, kuko sibwo bwa mbere ubonye abantu bashishikariye ikintu, wabibonye ute? Urabona ari uburyo bwo kugaragaza ko Mutabazi noneho ari umuntu ukunda perezida kurusha abandi nk'uko abantu bamwe babitekereje, cyangwa hari indi shusho bibona? Kira ni icyokere kandi ntabwo arusha abantu gukunda RPF, arusha abantu gukunda FPR. Njyewe naratoye 2003, 2010 na 2017 n'ejo bundi amatora n'abanzatora abantu nka Mutabazi, ariko kuva icyo gihe babaho. Buriya umugenzuye yajya nko gutora urupapuro yatoreyeho gacaho nk'akantu cyangwa kandikaho akantu, ushobora gusanga yatoye ikintu watungurwa nkawe, ariko ngewe ibyo yakora kwaba ari ukujijisha rubanda ntabwo byantungura. Kiriya ni icyokere no kuyobya rubanda. Mureke guca ibikuba no kuyobya rubanda. Biriya no guca ibikuba no kuyobya rubanda bya Mutabazi. Hari umugore wari warashyushye koko ahamiriza akavuga icyuya kikaza 2010, yatoreye kuri CGF Kamukagarama. Baramucuga niba agapapuro ke barakarishije nk'imbeba, niba baragahaye donc bana yavuye mu cyumba cy'itora bati yo tari komana. Abantu nk'aba Mutabazi barahari n'ubu uzababona. Umuntu kuyobya uburari Mutabazi bwishi cyane. Gaho umupolisi azamufate nta mwaka perema mubwira ati do bayimukura kuri vora. Ukunda perezida ntago bivuze ko umuntu yica amategeko. Ushobora gusanga yisha itegeko ariko bidakwiye ko akunda perezida. Nta muntu wakundaga FPR kurusha
inyumba wigeze ubona yishushanyamo? Hari ukunda RPF kurusha ambassador Dr Charles Murigande yayibereye SG se wamubonye yishushanyije? Doko urumva biriya se nakubwira gutya, biriya bintu babitaye agahinda. RPF nzi ntabwo ifite abayoboke bafite character nk'iza Mutabazi. Iyo nzi ubwiriya ni ya Mutabazi, nanjye mfite yanjye. uravuze uti biriya ni icyokere cyuka kigendera. Wigeze ujya muri Expo kera uri umwana habagaho ipamba ryaribwaga, njye ntabwo nari nzi kwitinze kuri rya riyenga. Ndagiye ndapakiye muri envelope ngenda nitwararitse, nagiye gusohoka harimo imiyaga. Arayizi ibintu by'amapamba biriya bintu ni icyokere, ntiwakimubitsa amezi abiri. si ubwo ngubwo nta kibyemeza Nawe nta kitwemeza ko akunda RPF. Yarahiriye hese igaragara RPF yanditse mu mutwe, yanditse PK, yanditseho Perezida Kagame n'umuyobozi mukuru w'irihe shyaka, chairman wa FPR. sawa noneho uriya nayivane se hari umuntu ufata nka tatuwaje, hari nk'umuntu ufata ukuboko. Uretse gatoya tujyaniranye, umuntu ntiyemerewe kwambara umupira wa Perezida Kagame? Yawambara. None se afashe amafaranga yakajya muri sara akavuga ati noneho ntabwo ufite amafaranga agura umupira ariko munyanikireho PK. Sawa, azajya muri Karayesi igihe kimwe abe nka Barafinda. Mutabazi bazamutera ibishinge biriya bintu ihorera. Aha tarano ibereye. uvuze ngo Mutabazi yarasaze. Ngewe mvuze ko bazamuteragura ibishinge. Neze Karayesi ntabwo hajya abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Azaba nka wa mugore wagiye Kibeho gusenga bavuye i Bugande, inkuru zikandikwa bati umugandekazi yabuze, polisi ikemeza ko ari muri Karayesi. Basanze yatoraguraga amashashi muri Kigali agenda yivugisha. Ntabwo nifuza muri RPF umuyoboke umeze nka Mutabazi. Uravuze ngo Mutabazi ni Barafinda? Ngewe nahagarariye RPF mu kagari ka Kanserege mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro. N'ubu ufite dosiye z'abayobozi, donc indangagaciro z'abanyamuryango wa RPF ndazizi. Ntabwo Mutabazi arimo. Mutabazi aramutse atuye mu mudugudu nyobora RPF yahora yitaba komite yitwa ngengamyitwarire itorwa. Ntabwo yitwara nk'umuntu wo muri RPF man. Yitwara nk'uwo muyihe? Akaraka. Nyine ni Mutabazi. Ni Mutabazi, uriya Mutabazi. Nkambira 94 yaza kuba ari mukuru. Afite nka 20. Yari kwambara amashara n'imitenge n'ibiki akajya kuri bisi akitendeka agasakuza. Ngiye wivuze. Ndavuze yaza kuba ari mukuru. Yagize Imana bari umwana. Yari afite imyaka 8. Yiyemereye mu kiganiro namuhaye ko yigeze kubona ngo umugore Gitarama bamutematema baranamubwira ngo yicukurire. Mutabazi yaza kuba ari mukuru. Ese yabereye bagashinzwe iki? Ntabwo wajya kuri ibyo bigereranyo. Yabaga yihishe. Ndavuga ibyo yavugiye kuri Jaras men. Simvuga ibyo yavugiye ahandi. Hari n'ibindi ntajya mvuguza. Ndavuga ibyo yivugiye. Mutabazi utarahigwaga yaza kuba ari mukuru. Yari gucekamo ya shati y'igitenge. Nako se ishati mvuze. Abuza abantu bazambaraga. Cyangwa ubu nandi mutu kagira ngo ayo mateka ntayo. Yari kwiba niyase kuko se ngo yari umucuruzi. Ariko se ntibari kuyimuha kuko bazihaga abakozi ba leta. Sera shati bazahaga abakozi ba leta. Nyine Mutabazi n'umuntu ujyana na season. Nabe nk'umurera, abe nk'umushuru avuga ati bisimbyemera bindabyemera. Potere ya bari. Wimbwira Mutabazi man. Ari kuyobye uburari. Mutabazi ubona yarabitewe n'iki muri make uretse kuvuga ngo kuyobya uburari? Nubuhe burari nyine ari kuyobya? Nuko yavuze kuri Bamporiki, nuko yakoze, donc niki kintu ari gusigasira? Ni ikibuye yavuze kigomba gushyirwa kuri Preskid Ishimwe Diodone.
bati bafata ntabwo RPF ikeneye abantu nka Mutabazi batemeraho abantu itaka bakiri suspect ngo bafate ibuye ngo bajyane Rusororo ngo ntibashyireho na beto ngo ahubwo bashyireho ikibuye ni Yesu yavuze ngo bashyireho beto hanyuma bamwibuke hanyuma nyuma yese ashyiraho pike buriya ni ubusazi bwigendera iyo bamwita barafinda se man ko barafinda ariko byemejwe ko arwaye mu mutwe umwami Salomo ariko ntabwo bafata umuntu muzima ngo umugeragere umuntu urwaye mu mutwe oya tubyemeranyeho ntabwo ndi kumwe nawe kandi si ngombwa ko duhuza umwami Salomo ageze gutya arongo y'abagore ageze ku igihumbi abarirutse ku musazi buriya aragiye kimwe kizagera kureba imyenda guruke baturasi Mutabazi twomera turakumva ye hapo Mutabazi maneno yote unafanya tunakujua nyuma yo kwandikira umuyobozi wa RIB akandikira ibaruwa ikajya muri presidence ateretseho pike ngaho kaninywere panashi nawe ashyireho pike kasi ayaziwe wanje Mutabazi ibyo bintu barimo nyine Mutabazi mbere natangiye yabanje kundakaza none sigaye numirwa none se uretse gatoya Mutabazi wamumera nka fofo dance uretse gatoya ariko uravuze uti Mutabazi yarimiye abantu hitaka kandi ejo nabonye Dumba nawe agutunga gatoki ahereye kuri ayo marinete wambara nta kibazo nyine urumva n'abana Mutabazi muvuzeho Dumba we ni nka hano ujya Ijuba muri Sudani dakanafu sinavuga iki Dumba ni Dumba nyine ntiyivugiye ngo n'umutinganye ngo ngewe ngo nabaye umusitari ngo kubera ubutinganyi yavuze ngo mwirwa muvuga ngo turi n'abatinganyi sawa nabutwara ubwo butinganyi simvugana n'abatinganyi rero ariko ntabwo yabyemeye ni kazi ke nashaka bari byamuvuzweho nabyo ni kazi ke nashaka bari we cyangwa atari we nyine ngewe umuntu witwa Dumba nta nubwo muzi njye naramukweretse nta nubwo ndi buce ku ruhande nakweretse ikiganiro yagiranye nayo mu Irene ndakubwira nti dore Dumba njye navugana na Irene wo kuvugana na Dumba ni umuvugizi wandi ahagarariye umuvugizi w'icyo kinyamakuru urumva wamuvuzeho mu kiganiro avuga ngo uyise ikimara wari uri iruhande rwe kuri ka gasheni nako nta kibazo agasheni TVS kikotinga se ariko ako kanyagwa wavuze uzi ko TVS kigakotinga na France 24 wa muturage we ngabimenye se cya Dumba uzi ko Dumba ako nawe uri kumbaza abantu bari bizarre uri kumbaza Dumba ukambaza Mutabazi ikiganiro kizarebwa noneho Allah shanakoze byinshi nyine kwigobotora ibintu by'inkuru z'ubutabera ubwira umuntu kurane ko tugiye kuvuga kuri Dorimbogo oya nkubwire kuva mu bintu warumenyereye ukaza muri ba Dumba na Mutabazi hapo natinya none batangiye kwisubira uva nkubwire Dumba nka Dumba yenda mu buryo umunsi bwo kuba inshuti y'akadasohoka ntabwo ndi inshuti y'akadasohoka n'uwitwa Murongi Sabi ariko ntabwo nanze kumenyana na Sabi uzaze ko ari imandwa ya Sabe tuziranye turi batoya twese turi gushakisha ubuzima tuziranye ubu uvuga ngo mu butayu turi mu butayu nyine none buri muntu wese ari kanani ke ubu se bakabwira nka Sabe ngo Jean Paul tumugambanire Sabe ntiyabyemera yavuze ko agiye kukwigaho akazaza avuga ibyawe byose nawe ugaseba wagiye gucukumbura ngo ntatinya guseba sha nibivugwa na Dumba ndabyemeye na commentaire umva azaza bivugira rwose muhe space yavuze ko atazagaruka hano nubwo atigeze ahagera bose umva nkubwire fata Dumba hano classique aba security ntabwo yarwana kandi anarwanye sinzi ko yaba ari gukubita umuntu ufite ubumuga okay nigire nka wa mwavoka
ariko aze mu kiganiro. Dumba nava hano adakambakamba ubwo ninjye uzakambakamba. Ababurana ari babiri umwe abayi Dumba turagutumiye ku cyumweru saa 8 muri classic ndabuguhaye mugahura tugahura. ari waramwise ikimara ariko nawe arabyita da Ntabwo ari ngewe wabimwise. nibutse ko Ntabwo ngiye ntukana. No. Dumba nka Dumba. Noneho n'ibintu yavuze iminota 10 byose ni icyaha. Donc birimo ibyaha. Kamikubwire gutyo. Umwavoka yaransagariye nandikira urugaga rw'abavoka. Dumba we rero ntabwo yandikirwa mu rugaga rw'abavoka kuko ibyo yakoze ni ibyaha. Iminota 10 ntabitutse ashyiramo. Nyabitutse biriya ni icyaha. Rero Dumba ntaze nk'ikirego muri RIB yaba Dumba none ya boostinga koko yajya badu ntaho uzaregwa uzagwa ahandi. Nge sindimo n'ahandi uzajya uzantuke byawe ndabyemeye kuri njye rwose. Ntaho uzaregwa ubundi se buri ibitutsi bya Dumba ari ikintu byagungabanyaho gikomeye. ntacyo byamunganyaho ariko bigize icyaha. Icyaha gutukira umuntu ku mbuga nkoranyambaga mu ruhame akesire. Kuza kuri sheni ugatuka nuko yene bishobora no kwefectinga ariya MIA nyine MIE. Ubwo ureze warega Dumba ukarega ikinyamakuru kandi no mujyama wangerene kuza umuntu nk'ubu umuntu akaza agatuka Irene ibitutsi bifatika ukabihitisha swati bwira Irene umubwira uti rero natumiye umuntu agutuka gutya na gutya bihitishe. Ashobora kugushwa ngo bihitishe amara kubihitisha toka ati nare narakubuze ndarega Jarasi ndarega na Kayihu wadukiya ariko nta na kimwe nakora. ko none nawe bavuze ko bashobora no kukujyana muri RIB mu nzego. Muri RIB no umurimo w'iwabo. Uzi ko RIB ari urwego rwashyizweho n'itegeko muri 2018. uriteguye uzi ko umuntu akubwira umva se umuntu akubwira RIB ukagira ngo ni nkana azakujyana mu kirwa. Abakozi bari buse n'abaturage barakubwira uramuregera iki yakoze iki. Okay, gishingiye kuki gikomoka kuki atuye okay sawa. Hari nubwo umuntu akurega mwagenda wakwitaba RIB ukamusigayo. Hari n'umuntu ukurega muri RIB akabwira umuntu ngo nakureze amuri mu amafaranga ati mbabarira tugende twandikiranye barangiza akamushoka akamujyana nk'ahantu mu kazu ariko ari muri zone ya RIB akandikirana kwa mwishyira yarageza akayate dore twabikoreye muri RIB. Ntabwo RIB ari urwego ruhuza abantu. Jean Paul icyo ndi kuvuga wowe ntabwo uri kucyumva. Dumba aragira ati Jean Paul nanjye nzamwigaho muvuge. Yabivuze se nanjye ubwanjye arabinyibwiriye. Umva Dumba rero mukayana nivugiraga ntabwo nakwicarana na Dumba. Twicaranye ku kiriyo nyine twakunda uvuga uti wicaranye n'umurwayi nta kundi wamugenza. Twicaranye ku kiriyo cyo kwa Buravani harimo abantu babiri ariko twakubitana akareba hasi. Nabwiraga Mike isi Dumba ntabwo nari nzi ko hari ya complaint ngo fete Dumba sibye ko Mutabazi we akarishya ariko sinamutandukanya na Mutabazi sinamutandukanya na Dorimbogo Dumba sinamutandukanya na Barafinda aho kwicarana na Dumba umva aho kwicarana na Dumba Dumba se Binde ngo dore imbogo dore imvubu dore Dumba dore Dumba dore imvubu dore doke Dumba naho ari koko uramfata ukangeranya na Dumba. Uzi ko Dumba agiye gutuma nzakora ya televiziyo akankura mu cyiciro cy'aba YouTube. Ntabwo ndakira neza ariko nta kibazo nikavemo. Bese Dumba ni Dumba kurega ugasanga afite ibipapuro by'uko arwaye mu mutwe. Ndakavuga ati wareze umusazi. Potere yambare Dumba ntabo mura. Ngewe ntuye mu mudugudu wa akagari naka telefone yanjye biri kuri chaîne
nta rwego rwambura. Ariko akamembo si Dumba gusubizanya nawe ni nko gusubizanya n'imbobo. Oya uriya ni manager w'abahanzi babiri Agenda afite genge yitwa Cyaze ayoboye none imbobo siko nta byawo usha nuko nabibonye ariyo. Nabonye ari imbobo yo ku muhanda yo kuri street. mu magambo makeya wenda turi no kugenda dusoza urabona ko buri kwira mu byo ugereranyije n'uwe mugabane mgereranyije na video ukiri gusa rero Dumba ngo ngewe ngo nimutama inga televiziyo ngo nzabishyira ku mbuga nkoranyambaga zanjye bishyireho azakumanuka azamanuke nashaka azazane n'amahiri. Kuno yarabitangira yavuze ko wafunzwe anavuga ko ufite ngo turinete ngo tw'igihumbi simbizi niba ari igihumbi twamake urumva ko yatangiye kugenda kuneka umugabo mbwa wese urazize ko izirenete ari z'igihumbi. Okay, nta kibazo ni igihumbi cyanjye. Umugabo mbwa aseka iki aseka imboye uzabeho sha